Banyakubahwa bayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, banyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, bayobozi mwese muri hano mu byubahiro byanyu, miryango ifite abanyu baruhukiye muri uru rwibutso, bavandimwe muteraniye hano, nagira ngo mbanze mbashimire ko twahuriye hano muri iki gikorwa cyo gusoza icyumweru cy'icyunamo, kandi tuzirikana ko gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ikomeza. Nk'uko bisanzwe buri mwaka twaje kwifatanya n'abafite ababo bashyinguwe muri uru rwibutso ririmo n'imibiri y'abantu barenga 14,000 bishwe by'agashinyaguro muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Gahunda y'iminsi 100 yo kwibuka yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku itariki ya 7 Mata, akaba ari umwanya wihariye wo gusubiza icyubahiro gikwiye no kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko twateraniye hano kugira ngo ku rwego rw'igihugu tuzirikane kandi duhe icyubahiro abanyapolitiki bakundaga u Rwanda, bakaba barazize ibitekerezo byabo bya politike y'ineza no kurwanya umugambi wa Jenoside wo kurimbura Abatutsi. Turifatanya nabo ndetse twifatanye n'imiryango yabo bose mu kunamira abo banyapolitike, tubaha icyubahiro bakwiye. Abanyarwanda benshi kandi b'inyangamugayo banze kuba ibikoresho by'abayobozi babi, bitandukanya n'umugambi mubisha wo gutsemba Abatutsi, batayobewe ko kugerageza kubahisha no kurokora Abatutsi byafatwaga nk'ubugambanyi. Abo tubasanga mu byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, nabo turabibuka. Hari benshi batavugwa bazize kwitandukanya n'abicanyi, bakaba bashyinguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Hari n'abatazwi aho imibiri yabo yajugunywe. Abo bose baranzwe no gukunda u Rwanda kugeza aho bashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bakize Abatutsi. Uyu munsi turi hano, mureke tubibuke kandi tubunamire. Banyacyubahiro bayobozi, aba banyapolitike bashyinguye muri uru rwibutso ntabwo mbavuga nka Perezida wa Sena, nabatangaho ubuhamya kuko muri biriya bihe twari kumwe. Buri wese hari icyo namuvugaho ku buryo bw'umwihariko, ariko kubera umwanya mutoya munyemerere ngira icyo mvuga kuri bamwe mu batari hano cyangwa batazwi naho imibiri yabo yajugunywe. Nagira ngo nshime nyakubahwa Ministre umaze kutugezaho ijambo ryiza, watwemereye ko nabo bose bazashyirwa, amazina yabo yose azagaragazwa, agashyirwa muri uru rwibutso. Reka nibutse bamwe b'imena hano. Ndatekereza nkibuka Dr. Gafaranga Theoneste. Uyu yari umuyoboke w'imena w'ishyaka rya PSD, aho yahoraga abwira bagenzi be ati mureke twohereze urubyiruko rwacu mu nkotanyi bitoze batazapfa nk'ibimonyo.
ibyo nibyo yazize yicwa urw'agashinyaguro hariya mu Kiyovu. Hari Maharangari Augustin wayoboraga banki icura amajyambere BRD. Inkotanyi zigitera, Habyarimana akaba yaramwoheje mu butumwa mu Bubiligi no mu Burayi hose ngo abasobanure iby'inkotanyi, kubera ko yari umututsi, ngo kandi guverinoma ye yafashe neza. Uyu ndamwibuka ku itariki ya 5 tuganira kugeza mu masaha akuze, ambwira iyo mitego yose bashaka kumushyiramo, ariko ageze arambwira ati inzira zabyaye amarari, ntabwo nigeze mbyemera. Ndibuka Ntazinda Charles wari mu ishyaka rya MDR, ari n'umujyanama muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ku itariki ya 6 ukwezi kwa 4 twari kumwe, twari twajyanye mu butumwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yatwoherejemo ku Gisenyi, aho saa 2:30 aho yari mu cyumba cye yamanutse avuze induru ati ikinani baragihanuye. Twese dukubitwa n'inkuba tugira ubwoba. Sinavuga uko twabaye muri iyo hoteli iyo minsi yakurikiye, ariko tumaze kugerana i Kigali aho twagarutse, twabanye iminsi 3 tubana na Ambasaderi Nyandwi Tarsis, nawe wari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe. Nyuma tujya i Butare, Ntazinda tumusiga iwabo Nyanza mu Kaguri, aho bamwiciye urubozo azira ibitekerezo bye bya politiki. Ntazinda uwo niwe wangiriye inama na telefone Minisitiri w'Intebe. Muri iryo joro telefone yitaba, ambwira ati hari uwitwa Magorane Inyasi wari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe, umushiru wari utuye hariya ruguru yo kwa Habyarimana, ariko akaba yaratotezwaga kuko yari yashakanye n'umutusikazi kugeza naho inzu ye bayishenye. Yaraturanye na Gata Uwiringiyimana, asohoka agiye kureba ati buriya reka njye kureba uko bimumereye, bamwishe ataranagerayo. Twatelefonnye iwe, umudamu we watubwiye ati bamaze kumwica. Niwe muntu wa mbere namenye ko yishwe muri Kigali. Magorane Inyasi nawe ni intwari muri benshi tugenda twibuka. Ndibuka nanone umugabo w'imfura w'umunyabwenge Mbaguta Jean Marie Vianney, wagerageje gukomakoma kugira ngo ishyaka PSD ridacikamo ibice, atubwira ati n'abariya b'intege nke bashaka kuba abasederi mu bagarure, ariko ne bamwiciye urubozo hariya iwe muri Kigali muri Nyarugenge. Ndibuka nanone nkuko babigarutseho nguri inzira, ndibuka Prefe Jean Baptiste Habyarimana, ndibuka n'undi prefe mugenzi we w'Ikibungo nawe wapfuye azize kuba umuyoboke wa PSD nubwo yari bavuga ngo ni icyitso, ndetse n'abandi benshi ntarondoye, banyakubahwa, ababyeyi, bavandimwe, abo bose tubibuke. Kwibuka abanyapolitike bishwe kubera kwitandukanya n'ingengabitekerezo ya Jenoside no kurwanya umugambi wo gutsemba Abatutsi ni igikorwa cy'ingenzi mu bikorwa ngarukamwaka byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane muri iki gihe tugenda tubona abakoresha imbuga nkoranyambaga
bagakwirakwiza ibinyoma bisebya ubuyobozi bw'u Rwanda, banahembera ingengabitekerezo ya Jenoside ku nyungu bita iza politiki. Guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi nabyita ko ari nko kujomba icyuma mu bikomere by'abarokotse. Ejo nasomaga ku rubuga rwa Twitter, urubuga nkoranyambaga, ubutumwa umudamu wacitse ku icumu yagiraga ati, nyuma ndasoma, yari yabyanditse mu Gifaransa ariko agerageje kubishyira mu Kinyarwanda, genekereza ati, nyuma y'imyaka 28 biragoye kumva buri gihe ubu buhamya bwose bujyanye n'ububabare, ubumaritiri bwacu. Ubumaritiri ni ukubabazwa abari abahowe n'Imana. Mu by'ukuri biragoye kwihangana. Ntutekereze ko tutagerageza, gusa turikomeza mu gihe dushirira imbere, ariko ikidushengura kikatwica ni abavuga ngo habaye Jenoside ebyiri. Ubu butumwa narabusomye bunkora ahantu, niko bavuga, bituma abanyakubahwa muteraniye hano vuga nti, kwibuka aba banyapolitike bazima bigomba kutubera umwanya wo kuzirikana amateka yacu mabi n'uburyo yatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, n'uburyo yashyizwe mu bikorwa, kandi tukamenya impamvu amahanga yatereranye abanyarwanda. Ibibazo byose twibaza ndetse n'abana bacu bibaza, n'amasomo tuvanamo, nibyo bidufasha gushimangira icyerekezo twahisemo cyo kwibuka ariko twiyubaka, duharanira kuba mu Rwanda twifuza. Banyakubahwa bavandimwe, ni ngombwa kwibuka ko Jenoside yakorewe Abatutsi yashobotse bitewe n'ubuyobozi bubi bwashyize imbere politike y'ivangura n'amacakubiri, yari igamije kwigizayo Abatutsi kugeza ubwo hategurwa umugambi wo kubatsemba nk'icyo bitaga solution finale cyangwa apocalypse, bivuze imperuka y'umututsi wese yava akagera, nk'uko Colonel Theoneste Bagosora yabyise. Isomo ry'ibanze tuvanamo kandi tugomba guhora tuzirikana nuko Jenoside atari impanuka. Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe kandi ishobora kuba kubera umurongo wa politike n'ubuyobozi bubi, nk'uko byasobanuwe mu buryo bwimbitse mu kiganiro twahawe na nyakubahwa Minisitiri. Ntabwo mbigarukaho. Mu gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuyobozi bwakoresheje amashyaka ya politike n'abanyapolitike mu gucengeza ingengabitekerezo ya Jenoside. Ibimenyetso byivugira by'aya mateka birahari. Abashaka kugoreka amateka bihisha inyuma cyangwa bitwaza ihame ry'uburenganzira bwo gutangaza ibyo batekereza, ariko inyuma hihisha inyungu za politiki, gupfobya no kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no guhisha uruhare rwabo n'urw'inshuti zabo muri iyo Jenoside. Ntabwo bazatinda kubona ko bibeshya kandi ko bata igihe cyabo. Kimwe mu bimenyetso byivugira by'umugambi wa Jenoside wahekuye igihugu cyacu ni ibitambo by'aba banyapolitike b'ineza, bishwe bazira ibitekerezo byabo bizima,
byari bigamiye umugambi wa Jenoside. Kwica abanyapolitike twibuka ni icyemezo abajenosideri bafashe kugira ngo bavaneho burundu inzitizi iyo ariyo yose ku mugambi wabo. Jenoside yakorewe Abatutsi ntiba yaragize ubukana ku rwego yakozweho igahitana abarenga miliyoni iyo abanyapolitike bazima twibuka uyu munsi babaho. Banyakubahwa bavandimwe, amateka yacu yatwigishije ko politike zitandukana kandi ko habaho ubuyobozi bubi n'ubuyobozi bwiza. Abanyarwanda turabizi neza kuko twabibayemo, kandi ni isomo ryaduhenze kuko igihugu cyacu cyatanze ibitambo biremereye cyane. Ni amateka yacu. Turi hano twibuka ishyano ubuyobozi bubi bwateye, twiboneye n'amaso yacu aho politiki mbi yagejeje u Rwanda. Ntawe dukeneye rero ko aza kuduha amasomo y'itandukaniro ry'ubuyobozi bwiza n'ubuyobozi bubi, cyangwa hagati ya politiki nziza na politiki mbi. Indangagaciro dusanga mu murage w'abanyapolitike twibuka na nyuma y'imyaka 28 ni icyegeranyo kivugira hagati ya politiki y'urwango na politiki nzima ihuriza hamwe abanyarwanda. Uyu munsi dufite ubuyobozi bushingiye ku bumwe, bugashyira imbere kubana kw'abanyarwanda no kubaka leta igendera ku mategeko, hagamijwe gushimangira ko nta gishobora kugarura amacakubiri n'ivangura mu banyarwanda. Niyo mpamvu guha icyubahiro abanyapolitike twibuka hano uyu munsi bidusaba gushyira imbere no gukomeza tugakomera ku cyerekezo cy'imiyoborere myiza y'igihugu cyacu itavangura, n'abafite intege nke bakitabwaho, kandi umusaruro wo gushyira hamwe urigaragaza muri iyi myaka 28 ishize. Kwibuka abanyapolitike barwanyije amacakubiri bakitangira ubumwe bw'abanyarwanda, tubivanemo umurage w'imbaraga zo guhangana aho biri ngombwa n'ibibazo bigaragara kandi bishaka kubangamira umutekano n'iterambere ry'igihugu cyacu aho byaturuka ariho hose, by'umwihariko duhereye ku ihakana n'ipfobya bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Naboneraho umwanya wo gushima ku imyaka ihita indi gataha gahunda zo kwigisha urubyiruko amateka y'u Rwanda n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko zirushaho gutegurwa neza mu bufatanye bw'inzego za leta, imitwe ya politiki, amashuri ndetse na za ambasade zacu ziduhagarariye mu bihugu by'amahanga. N'abanyarwanda muri rusange babigiramo uruhare, kandi nk'uko byagaragaye izo gahunda ziritabirwa neza, bikwiye gukomeza. Nanone ni ngombwa gushima ko umuryango mpuzamahanga wa Loni ukomeje gahunda yo gushishikariza amahanga kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki ya 7 Mata buri mwaka. Ni intambwe nziza ikomeje guterwa ishingiye ku mateka y'ukuri ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku rundi ruhande, ntabwo twabura kuvuga ko hakiri ibihugu by'amahanga bitaratera iyo ntambwe mu kumva uburemere bwa Jenoside yakorewe Abatutsi, bakayita ndetse n'andi mazina, bityo bakaba batanashyira imbaraga mu bijyanye no kugeza mu butabera abayigizemo uruhare, ndetse bigatiza umurindi ingengabitekerezo ya Jenoside, ihakana n'ipfobya byayo. Bakaba bihisha inyuma y'uburenganzira ngo bwo kuvuga icyo umuntu ashatse,
amahame nabo ubwabo badakurikiza iyo bibareba mu nyungu zabo. Gutesha agaciro u Rwanda n'abanyarwanda nk'uko bagerageza kubikora ntabwo ari bishya. Nibyo banakoze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ubwo ingabo z'ibyo bihugu zagenderaga ku bwenegihugu n'ibindi, zikarobanura abagomba kubaho, zikabarokora abandi, zikareka bakicwa zibareba. Ariko ibyo ni bimwe mu by'igihugu cyacu kizakomeza guhangana nabyo, dushyize hamwe, dushingiye ku masomo tuvana mu mateka yacu. Muri politike yacu y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, tuzirikana buri gihe amateka yacu, tukamenya aho twavuye n'icyerekezo twiyemeje kuganamo. Ntawe uturusha kumenya u Rwanda twifuza. Abashaka kuturangaza no kudutesha umurongo bazakomeza kunanirwa, kuko ubudatsimburwa bw'abanyarwanda buzakomeza gutsinda uwo ari we wese washaka kudusubiza inyuma. Banyacyubahiro bavandimwe, mu gusoza nagira ngo nibutse ko uyu munsi dusoza icyumweru cyihariye cy'icyunamo, ariko ibikorwa byo kwibuka birakomeza hirya no hino mu turere ndetse no mu nzego za leta, ibigo by'abikorera n'imiryango itari iya leta. Tuzakomeze kuzirikana umurage w'abanyapolitike beza twibuka, twitabira gahunda ziteganyijwe mu minsi 100 yo kwibuka, duha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko urubyiruko ruzakomeza kugira uruhare muri gahunda zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi turabashimira cyane uko bitabira ibikorwa by'iki cyumweru cy'icyunamo, bashyira imbere kuba umwe no kurinda ibyo igihugu kimaze kugeraho. Mwakoze kuntega amatwi, dukomeze kwibuka twiyubaka.